naho ngaho rero umuvandimwe twatandukanye nabo baje ukwabo, ariko nabo iyo ubitegereje usanga nta tandukaniro rinini riri hagati yabo n'abadivantiste. wizera ko muri urusengero rw'abagorozi ko ari rwo kuri ko andi masengero mbese ari mu bujiji cyangwa atari yamenye ukuri? Nta muntu ukwiye kwigisha abandi nako we ntiyigisha ngo turi abaporigame ngo kuko twemera abagore babiri. Murakaza neza kuri DT, n'ingeno sobanyu host, kandi kumwe n'umushitsi watubwira amazina yawe. Murakoze, nitwa Musafiri Augustin, niyo mazina yanjye. Okay, mbere yuko dutangira turasaba umushitsi wacu adusengere. Dusenge. Data wa twese udukunda, utuyaherejeho mu ijuru, tugushimiye ko watumye turacyame ku mwuka bazima, izina ryawe ryera gucyubahiro. Amen. Tugushimiye ko tuzaye muri iki kiganiro n'umuvandimwe wacu, ukiyoborere kuri Imana ishobora byose mu izina rya Yesu. Amen. Ikibazo nari nshaka gutangiriraho cy'abantu benshi bajya bibaza, ese idini ry'abagorozi ryaturutse he? Ubundi itorero ry'abagorozi aho ryahereye imvo n'imvano ni mu badivantiste. Ntabwo bapfuye kwiyadukiza gusa, ahubwo bavuye mu badivantiste. Ku mateka yayo make, kuko ntabwo twahita tuhava tutamvise amateka yaho gato mu minota mikeya cyane. Bwa mbere kugira ngo itorero ry'abagorozi ribeho, abantu bari mu idini mu badivantiste bisanzwe basenga, igihe kiragera mu 1988 nibwo haje kuba icyo bita umutwe w'abasenga. Icyo gihe umutwe w'abasenga habayeho icyo gihe icyo bita ngo ni ikangura, abantu bajya mu masengesho bakajya bagira udukundi runaka bakajya gusenga. Kwa kundi bajya gusenga bagacukumbura mu byanditswe byera, basanga itorero barimo hari ahantu ryatandukiriye bokamana. Biba ngombwa ko babandi bari muri rya kundi cyangwa se muri babandi muri groupe y'abasenga, abasenga baza ibyo basomye babivugira imbere y'amateraniro cyangwa se mu iteraniro, abayobozi babo bakabamaganira kure. Rero bamaze kubamagana kure, byabaye ngombwa ko basohoka mu idini kuko bari babuze umwanya. Ni mu 1988 nibwo bavuye mu idini baje ukwabo kugira ngo bagwize ukuri ntawe bakoma mu nkokora. Nuko ubutumwa bwatangiye, ibyo bize ni byinshi kandi ibyo twizera ni byinshi. Numva araho intandaro yabwo niho byakomotse, ariko bitewe nuko itorero ryari ryaratonukiriye amahame y'ukuri. Muri ibyo vuze ni ibiki bamenye cyangwa ni ibiki ayo iryo dini rindi rishasha ry'abadivantiste itari rishaka kubakora? Ni ibihe byatumye bava muri iryo dini? Bwa mbere ni byinshi cyane, nk'ibintu batubwira bitatu. Urakoze. Ni ukuvuga ngo bwa mbere ikintu babonye ko kitameze neza mu idini ni imisengere. Gusenga bahagaze bicaye, se iyo misengere basanga ko ari ikinyoma. Icya kabiri ni ikijyaniranye n'ubukwe. Ubukwe kuri ya pasiteri ahagarara imbere hagati y'umukobwa n'umuhungu akamasezeranya, ibyo rwose icyo ntabwo kibaho, basanga ko ari ikinyoma. Ikindi cya gatatu twavuga nyamukuru ni icyo bita indongozi. Sinzi niba ujya yumva. Niki? Ndaza kuyisobanura tuyigeraho wenda, cyangwa se niba nayisobanura ubu ntabwo mbizi, biraterwa nawe. Ntari wayisobanura. Sawa, urakoze. Ubusanzwe iyo bavuze indongozi, ijambo ry'Imana tubwira mu gitabo cyitwa Imigani igice cya 35 natubwira ngo ijambo ry'Imana ryose rirageragezwa niyo ngabo ikingira abayihungiraho. Ntwagire icyo wongera ku magambo yawe kugira ngo itagucyaha usanga uri umunyabinyoma. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Wajya mu gitabo cyitwa ubutumwa bw'atanura umugani wa mbere kuri paji ihera ya nyuma
wenda uranyemerera nyisome Nandebe. kugira ngo nze gusobanura aho indongozi. Hano kuri iyi paje baravuze ngo paje 479 baravuze ngo igihe ijambo ry'Imana rizaba ryizwe rigasobanuka kandi rikumvirwa, umucyo wako uzamurikira isi, ukuri gushya ni kwakirwa kandi kugakurikizwa, kuzatuzirika kuri Yesu hakoreshejwe imirungo ikomeye. Bibiliya, kandi Bibiliya yonyine niyo ikwiriye kuba ishingiro ry'imyizerere yacu, umurunga w'ubumwe abubahira ijambo ryera bose bazahuza. Iri jambo ry'Imana ryo Bibiliya niyo ikwiye kuba umuyobozi wacu n'umugenga wacu. Noneho nyuma aho ibintu byatangiye kugenda nabi mu idini ni uko haje icyo bita indongozi. Indongozi ni igitabo cy'amahame ngenga cyangwa se agenga itorero ry'Abadiventiste ritungwa n'umukuru w'itorero gusa cyangwa pasiteri. Niyo mpamvu ushobora kuba utayizi, ariko pasiteri wanyu arayifite cyangwa se umukuru w'itorero arayifite, kuko hari indongozi ebyiri, hari indongozi y'umukuru w'itorero ndetse n'indongozi y'umupasiteri. Rero amahame yose bizera niho ugenda bayakura, haba n'icyo cy'ubukwe ibyo aha ngaho birimo, haba gusenga bahagaze cyangwa se bagize bate nabyo birimo, haba icya 10 n'amaturo, haba mu ifunguro ryera uko bakwiye kurya ifunguro ryera biri muri iyo ndongozi. Mu gihe icyo bita intambara ikomeye kuri paje 181 iki gitabo cyitwa intambara ikomeye cyaje kubisobanura neza ko iyo ndongozi, kuko ariyo isa naho yabaye insiriri yo kuzana ibyaduka mu itorero kandi bitemewe n'ijambo ry'Imana. Igitabo cyitwa intambara ikomeye y'ikinyarwanda ntoya niho baje kubisobanura ko indongozi yaje kubuzanya Bibiliya, iza kuyibuzanya nk'uko Roma yabikoze. Wenda iyo paje reka nyisome kugira ngo wenda n'abazatwumva cyangwa se abatwumva bazamenye uko ibintu byagiye, aho byagiye bihera nimvo n'imvano y'ibintu n'ibibazo byose byagiye naho byagiye bituruka. Kuri iyi paje ndumva ari 281, yego, paje 281 intambara ikomeye ntoya y'ikinyarwanda baravuze ngo yego, baravuze ngo umpere ku 180 baravuze ngo Roma yakuye Bibiliya mu bantu kandi isaba abantu bose kwemera inyigisho zayo mu mwanya wa Bibiliya. Niko Roma yabigenje. Uribuka mu gihe cy'itotezwa ry'abagorozi mu Bufaransa, mu Burayi, uribuka ko hari igihe byageze Bibiliya bazitwika. Urabyibuka kuri aya mateka. Kwari kugira ngo buri muntu wese atazisomera, ahubwo bajye bayoboka ibyo umuyobozi yababwiye. Noneho niyo mpamvu bavuze ngo Roma yatsa abantu Bibiliya kugira ngo baze kuyoboka inyigisho baze kubaha bose. Hepfo, umurimo w'ubugorozi wari ugendere kugarura ijambo ry'Imana mu bantu. Ariko se mbese si ukuri ko mu matorero yo muri iki gihe cyacu abantu bigishwa gushingira kwizera kwabo ku mategeko y'inyigisho y'iby'itorero ryabo mu mwanya wo gushingira ku byanditswe byera? Ni ukuvuga ngo ubu ngubu aho twageze mu gihe aho abantu bagendera mu nyigisho z'amategeko abantu atari Imana yabishizeho, ahubwo ari abantu amategeko idini ryishyiriyeho nk'iyo ndongozi. Bumve hepfo rero, ubwo Charles Baker yavugaga ku matorero y'Abaprotestanti yaravuze ati, bababazwa n'ijambo ryose rivuzwe rirwanya imyizerere yayo, nk'uko abapadiri bashoboraga kubabazwa n'ijambo ribi ribuzanya kubaha abatagatifu n'abapfuye bahowe kwizera kwabo. Noneho rya jambo nakeneye cyane ry'indongozi, aho n'iki gitabo cyayamaganye. Amatorero y'ibwizabutumwa ry'Abaprotestanti yafatanye mu biganza cyane, ku buryo muri ayo yose nta muntu ushobora kuba umubwirizabutumwa aho ariho hose atabanje kwemera ikindi gitabo kibangikanywa na Bibiliya. Ntabwo byaba ari gukekeranya umuntu aramutse avuze ko ubushobozi bw'indongozi z'amatorero ubu bwatangiye kuzanya Bibiliya mu by'ukuri nk'uko Roma yabikoze, nubwo baba babikora mu buryo butagaragara neza.
iyo ndongozi iyo ndongozi iki gitabo nicyo kibivuze, iki gitabo cy'intambara ikomeye. cyane. avuze ngo iyi ndongozi yazanywe mu itorero ry'abadivantisite, kimwe n'andi matorero nayo bafite indongozi zabo, Yego. niyo mpamvu no mu gaturika bafite icyo bita tigisimu. Tigisimu nayo ni indongozi yabo y'abagatulika ubwabo. Noneho abadivantisite bagira icyo bita indongozi. Noneho ni igitabo n'ubu ngifite muri telefone, ugikeneye nacyo nakigura nta kibazo. Rero niyo mpamvu bavuze hano ngo mu by'ukuri hari igitabo cyaje kimangikanywa na Bibiliya, ariko iyo ubyitegereje neza ngo ntabwo twaba turi gukekeranya ngo tumaze tuvuze ko ari indongozi, kandi iyo ndongozi yaje ibuzanya Bibiliya kuko Roma yabikoze ibuzanya ijambo ry'Imana mu bantu. Rero icyo gitabo cy'indongozi nicyo kirimo amategeko n'amabwiriza, aho bakora ibitandukanye n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryavuze ahubwo bagasimbuza ngo uko abantu bavuze. Rero aho ngaho niho byabaye ikibazo. Niyo mpamvu ahanini abo bigaga muri icyo gihe mu 1988 nibwo babonye neza ko n'indongozi ubwayo ari ikibazo, ari kuzana ibibazo byinshi bitandukanye mu itorero. None se tugendeye kuri ibyo, wizera ko muri urusengero rw'abagorozi ko ari rwo kuri, ko andi masengero mbese ari mu bujiji cyangwa atari yamenya ukuri? Urakoze cyane. Ubundi ngarutse inyuma gatoya, ubusanzwe mu itorero ry'abadivantisite ryahereye mu 1844 mu gihe cyo guca urubanza, niyo mpamvu ryiswe ngo ni Laodikiya. Icyo gihe Madame White yaje kwemera ubutumwa, ariko yemera ubutumwa yari umumetodiste. Aza kwemera ubutumwa aba umudivantiste. Nyuma Imana imukoreramo, imukoresha umurimo ukomeye wo kuba umuhanuzi w'itorero, ku buryo ibi bitabo turi gusoma niwe byandikishije. Muri icyo gihe, igihe bigaga ijambo ry'Imana, Imana ikamuha ubutumwa bwabwira itorero, ariko itorero ry'icyo gihe ryagendaga ryanga amabwiriza y'ijambo ry'Imana, kandi nawe aririmo. Niyo mpamvu ujya wumva ngo hari igitabo cyitwa ngo ni ibihamya. Buriya hari ibitabo byitwa ibihamya by'itorero, imizingo ni 9. Ibyo bihamya ubundi byanditswe ari ugukosora itorero ko rirananga. Ndi wabyanditse ni Madame White. Yagendaga bahugura babwira ati ibi muri gukora ntabwo ari byo, ntabwo byemewe n'ijambo ry'Imana, uko ijambo ry'Imana rikwiye gukora ni uku, uko ijambo ry'Imana rivuga ni uku, ariko bakanga. Niyo mpamvu ibihamya byaje. Ibyo bihamya kwari kubahamiriza ibyo bari gukora ko bitemewe n'ijambo ry'Imana. Icyo gihe rero mu gihe yabahanuraga gutyo, nibwo yaje kubona ko mu itorero hazabaho ubugorozi. Uri kubyumva? Ubundi ubugorozi ubu dutwaye ntabwo ari inzaduka. Ntabwo ari inzaduka. Ubundi iteka ryose y'itorero ry'Imana ryatandukiraga amahame. Imana yahagurukaga abagorozi. Uwa mbere twavuga Eliya wita Ishubi mu gitabo cyitwa Urwambere rw'Abami igice cya 17 na 18. Abisirayeli batandukiriye Imana bajya gusenga ibigirwamana. Imana ihagurutsa wita Eliya ngo bajye ku musozi Karumeli ababwira ibinyoma bakora. Yari umugorozi, akaba n'umuhanuzi. Undi wabaye umugorozi niwo bita Luteri. Ntuza Luteri, atari Martin Luther King, ahubwo ni mbese ni Luteri w'i Roma, wari umupadiri. Uyu nawe bitewe n'uko yari umupadiri, yari umupadiri, noneho ubundi umugorozi ni ugusubiza ibintu mu mwanya wabyo. Wenda turaza kubisoma kuko n'ibitabo n'iki Bibiliya iyi dutwaye amagambo yabyo birimo cyane by'ubugorozi. Niyo mpamvu rero uwo Luteri ubusanzwe yari umupadiri asenga ku cyumweru, kubera ko itorero ry'Abayahudi bari bararisiribanze ryariruka ku isabato, ahubwo hajyaho gusenga ku cyumweru. Wenda nabyo turaza kubigeraho wenda igihe nikigera. Mu gihe rero yari umupadiri
ayoboka ubuyobozi bwa papa bw'abayobozi babo mu idini. Niho igihe cyageze muri iki gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, niho bavuze ngo amateka ye wita Luteri, niho bavuze ngo igihe yari umupadiri, ngo hari mu nzu yari arimo hari Bibiliya ngo yari imanitse ku munyururu, ayigira amatsiko ngo ayirebe, arayifata arayisoma. Akimara kuyisoma asanga mu itorero ry'abagatulika bafite amakosa 95 batagendera mu ijambo ry'Imana. Niwe yahagurutse avuga ati rero ibi mwakoze ntabwo byema ijambo ry'Imana, ahubwo mwatandukiriye inzira. Ayo makosa 95 ayandika ku mpapuro, hanyuma arabibabwira. Niyo mpamvu bamuhize mpaka bamwishe. Rero we yahagurutse ari umugorozi, ari kugorora itorero rya Gatolika, nubwo yasengaga ku cyumweru, ariko yahagurutse ari umugorozi, ari kubwira abagatolika ngo basubire mu mwanya Imana yakeneye. Ikindi kibazo nashaka kukubaza, ese mu dini ry'abagorozi haracyarimo itandukaniro? Burya ntabwo bose bari kumwe, ntabwo bose bizera ibintu bimwe. Harimo itandukanire muri iryo dini, ngo bamwe bemerewe gushakana n'abagore babiri. Ibyo nibyo? Sawa, urakoze cyane. Ubusanzwe dusoma ijambo ry'Imana ko iyo Imana ihamagaye ubugorozi, Satani nawe azana ubwaka mu itorero, aho bamwe bizera uku, abandi bakizera uku, abandi bakizera uku. Kuko nk'ubu ngubu urebye muri Bibiliya ntabwo wabura akarembo wanyuramo, ntabwo wakabura akarembo wanyuramo. Niyo mpamvu rero iyo ubugorozi buje haza n'ubwaka. Niyo mpamvu bwa mbere iyo dusomye ijambo ry'Imana, kuko abagorozi baje kugorora itorero ry'Abadivantisite, kuko kare twabivuzeho. Nubwo hari byinshi twagiye dusiga, byinshi cyane tutagiye dukomozaho ngo tugere ko bya byose, hari igihe wenda uzongera kudukenera, sinzi birashoboka kuko turahari. Bwa mbere ijambo ry'Imana tubwira neza ko mu gitabo cyitwa Yeremiya igice ni icya 6 umurongo wa 16, niho hatubwira aya magambo, kugira ngo ayo magambo uvuze cyangwa se uri kubaza aze gusobanuka neza. Mu gitabo cyitwa Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 16 aravuze ngo, Uwiteka avuga atya ati, nimuhagarare mu nzira murebe, kandi mubareze inzira za kera. Aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Kandi nabashyireho n'abarinzi nti, nimutegere amajwi y'ijwi ry'impanda, ariko barahakana bati ntituzayatega. Bwa mbere abantu bari kubwirwa ngo bahagarare mu nzira, kuko inzira ni imwe, ijya mu ijuru ni inzira imwe, kandi iyo nzira ni ukuri, kuko Yesu aravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye, mu gitabo cyitwa Yohana igice cya 14 umurongo wa 1. Niyo mpamvu uku bari kubwira ngo bahagare mu nzira barebe, kandi bari inzira za kera. Ijambo ry'Imana katubwira mu gitabo cyitwa nanone Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 3, niho hatubwira ngo nimugorora inzira zanyu, mukagorora n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aha hantu. Bwa mbere kugorora inzira ni ubugorozi, ni amahame, gusubizaho amahame. Iyo bavuze ngo ingeso ni imico, ariyo bita ngo ni ivugurura. Noneho kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nta muntu ukwiye kwigisha abandi ntako we ntiyiyigishe. Ukubyumva? Birumvikana ko umuntu agomba kubanza yiyigisha, akabona kujya kwigisha abandi. Niyo mpamvu rero abagorozi, hari abiyita abagorozi, ariko ibyo bizera nabyo ubwabyo wabisuzuma ugasanga nabo baratandukira ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu uzasoma mu gitabo cyitwa mu gatabo gatoya cyitwa Inyandiko z'ibanze, kuri paje 124
niho batubwiye amagambo kugira wenda ngo uze kubyumva cyangwa se n'abandi bose baravuze ngo ubutsiko butandukanye buvuga ko bufite imyizerere y'Abadiventiste. Ni ubutsiko bwinshi buvuga ko bufite imyizerere y'Abadiventiste. Buri gatsiko gafite agace k'ukuri, ariko Imana yahana abana bayo biteguye umunsi w'Imana uko kuri kose. Ako gatsiko yagahaye ukuri kutazwi n'akandi kose ko muri twe, kandi haba no kugasobanukirwa. Ni ibintu bifatanyije ikimenyetso, ariko Uwiteka abihishuriye abiteguye kureka, kureba no gusobanukirwa. Igihe Imana ifite umucyo wo gutanga, izaha ubwenge abana bayo bataruhije, bagira ubukene bwo kubaza ubusobanuro bwako ku bantu bari mu mwijima w'ibinyoma. Ni ukuvuga ngo hari udutsiko twinshi dufite imyizerere y'Abadiventiste. Buri gatsiko kose gafite agace k'ukuri, ariko hari agace kamwe gafite ukuri kose kutazwi n'akandi gatsiko. Niyo mpamvu iyo bavuze aka gatsiko, itorero ry'Abadiventiste baba barivuga. Uri kubyumva? Ntibaba barivuga kuko ukuri barakwanze. Barakwanze ukuri. Niyo mpamvu bavuze ngo udutsiko dufite imyizerere y'Abadiventiste, buri gatsiko gafite agace k'ukuri, ariko hari agace kamwe gafite ukuri kose. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana katubwira neza ko noneho buri muntu wese mu gitabo cyitwa Ibyahishuwe, ntavuga ngo hahirwa awusoma kandi hagahirwa n'usomerwa. Bisaba ko buri muntu wese acukumbura mu byanditswe byera, akareba aho ukuri kuri. Ariho bavuze ngo hagarara mu nzira urebe, ubarizirize, urebe by'abantu bagenderamo niba ari ukuri cyangwa se ari ibinyoma, wemere cyangwa se ugaye. Ariko hari ukuri kufitwe n'agatsiko kamwe abandi batagira. Niyo mpamvu rero igihe ubugozi bwahagurukaga nk'uko nakubwiye mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'umunani, abo bose bahagurutse ari abagorozi. Ariko mu gihe bigaga ijambo ry'Imana, umwe uraha akazana imyumvire ye, undi uraha akazana imyumvire ye, undi uraha akazana imyumvire ye. Habanza kwaduka abo bita ngo ni hari itsinda rya mbere ryabanje, hari abakusi. Abakusi barabumvise. Abo bakusi nibo baje ku munota wa mbere. Abo bakusi bagendeye mu bwaka bati ngo yewe ngo ntabwo bikwiriye ko abantu banywa amata, ahubwo bakwiye kujya bakamira inka hasi. Bagakamira inka hasi, amata ntibayatwarire mu rugo, ntibanayanywa, ahubwo bagakamira hasi. Ntibayahe n'abantu kuko ngo bari kubaroga. Noneho ati ngo nta kurya umunyu. Abateye ikawa, abateye cyangwa se icyayi, ababaga bagiteye ati mwese muteme mushyira hasi. Abateye insina, intoki zivaho ibitoki cyangwa se imineke cyangwa se bakavamo umutobe, mushyire hasi kuko ngo bakoramo inzoga. Ukubyumva? Ubwo bwaka buraduka. Ariko ntabwo bateye kabiri, bahise bazimangatana. Umurimo w'Imana urakomeza, kuko ijambo ry'Imana tubwira neza ko ubu butumwa dutwaye ni nka bisi itwara abagenzi. Kuko iyo umuntu ananiwe avamo agahigama, abandi bagakomeza inzira. Bateye intambwe runaka, haza ikindi gice. Icyo gice ni ikirere, kuko wavuze ngo wumvise ko bamwe bavuga ngo bagore babiri, abandi bati nta bagore babiri ahubwo bitwa ngo ni abagorozi. Ubundi bo biyita ngo ni abagorozi nyakuri. Niba ujya ubumva kenshi no kuri za YouTube usanga ngo ni abagorozi nyakuri. Abo baje kuduhimba icyo gihe bari byabereye mu Rwanda, n'icyo gice cyaje.
impamvu byaje ni iyihe? Mu gucukumbura iyobokamana abo barahaguse bavuga ati se ni gute umusirikare yaba ari umusirikare atwaye imbunda ajya ku rugamba yakwihana akemera ubutumwa bwacu tukamubatiza kandi atwaye imbunda? Ni gute twamukorera ubukwe kandi mu by'ukuri ari umwicanyi atwaye imbunda n'icyuma? Rero birakwiye ko umusirikare atakwakira ubutumwa bwacu ngo tumwakire, ngo akore ubukwe ntibyashoboka, ntiyanakwigisha. Icya kabiri, icyo cya mbere rwose sinzi niba ucyumvise. Uracyumvise? Yego. Icya kabiri, ni gute umugabo ufite abagore babiri azakira ubutumwa, yamara kwakira ubutumwa tukamubatiza afite abagore babiri? Ntabwo birakwiye ko nk'uko Aburahamu yasenze Hagayi, ngo niko nawe akwiye gusenda umugore wa kabiri akabanza yamwirukana tukaba twamubatiza, kuko tumubatije abaye uw'itorero twaba dushyigikiye icyaha cye cyo kuba mu busambanyi by'iteka ryose. Uri kubyumva? Yego. Bati ntabwo bishoboka ko umugabo ufite abagore babiri tumwakira mu itorero ngo tuzamubatize, ngo tumugire umwizera wacu. Ati birakwiye ko natatandukana n'umugore umwe wa kabiri, uwo mwizera ntabwo tuzamwakira. Abantu bacukumbuye ijambo ry'Imana dusanga ko muri Bibiliya hari abasirikare bakiriye ubutumwa kandi bakabatizwa. Yego. Bari abakoroneri iyo wumva mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, bo bari abayobozi b'abasirikare. Yohana igihe bamusanga ngo babatize baramubajije ati none tuzakora iki? Avuga ati rero icya mbere ntimukake abantu ibirenze ubushobozi bwanyu, cyangwa se ibirenze ibyo mubasaba, cyangwa se ni nka ruswa. Mwebwe muzajye munyurwa n'umushahara muhembwa. Ati ntimugatwaze igitugu. Icyo nicyo Yohana ababwiye. Rero ibyo bije dusanga nanone uwakiriye ubutumwa afite abagore babiri, bwa mbere ni icyaha kumubwira ngo natandukane n'umugore we atarazi ko ari icyaha. Atarazi ko ari icyaha, kuko dusanga mu gitabo cyitwa Kuva gutera kwa kabiri ntihatubwiye ngo umugabo niba afite abagore babiri, umwe akitwa ngo ni inyundwakazi, undi akitwa ngo ni inkundwakazi, akaba afite abagore babiri. Bibiliya irabyemera. Ariko aho habayeho kwibesha kuri bo ni uko bavuga ngo Hagayi ngo Aburahamu asenda Hagayi, kandi Hagayi ntabwo ari umugore wa kabiri, ahubwo yari inshoreke. Wenda byasaba birebire cyane kuri byo kugira ngo bize gusobanukirwa kuri benshi. Dusanga umugabo, ijambo ry'Imana tubwira neza ko Imana yaremye umugabo n'umugore umwe kugira ngo igire umuntu wubaha Imana ku isi. Ngo niyo mpamvu yaremye umuntu umwe kugira ngo abantu bose bazakurire mu butumwa bwiza. Mu gitabo cyitwa Maraki niko bavuze. Rero dusanga umugabo washatse abagore babiri atarabizi ko ari icyaha, kwakira ubutumwa yakwakirwa, atabwiwe ngo irukana wa mugore wa kabiri, ahubwo bakagumana kuko yamushatse atazi ko ari icyaha. Rero bakwiye kugumana, kuko mu gitabo cyitwa Inama ku bitsina, ubusambanyi n'ubutane, ni kuri paje 296 y'Igifaransa, niho bavuze ko mu bene data bakoze ikosa ifuti rikomeye cyane, kuba baratandukanije umugabo n'umugore we, ngo nibabarekere umudendezo. Uwo mugabo bavugaga yari umugabo ufite umugore wa kabiri, bumvaga nabo bamutandukanye n'uwo mugore wa kabiri. Rero bavuga ati ngo bene data bakoze ifuti rikomeye cyane gutandukanya umugabo n'umugore. Iyo abantu bashakanye batazi ko ari icyaha barihana bakakirwa. Rero abo bavandimwe batandukana natwe ubwo bavuga ko umusirikare atakwakira ubutumwa tumwakire ngo abatizwe, uwo ufite abagore babiri ko akwiye kuba umugorozi ngo tumwakire ngo tumubatize ngo bikunde, atabukuye kumwirukana. Ijambo ry'Imana risomwa abandi bati ntirirava, ntitwabyakira, ntitwabyumva.
bajya ukwabo, niyo mpamvu usanga ngo batwita ngo turi abaporigame. Mm. Niho usanga iryo zina niho bari kwisa ngo bari twitiriye badusesereza ngo turi abaporigame, ngo kuko twemera abagore babiri. Ariko mu by'ukuri ntabwo twemera abagore babiri, kuko gushaka abagore babiri ni icyaha. Mm. Ariko uwabashatse atazi ko ari icyaha twamwakira, kuko ntabwo aba azi ko ari icyaha. Birumvikana Ni aho ngaho cyane. rero umuvandimwe twatandukanye nabo, Mm. bajya ukwabo, ariko nabo iyo ubitegereje usanga nta tandukaniro rinini riri hagati yabo n'abadivantisite. Birumvikana. Kuko ifunguro ryera ntibariha umwana, Mm. ntibariha umushitsi. Kubatiza ntibabatiza umuntu atabanje yitegura, abanza yitegura, akagira umwiteguro. Babandi ngo nabitegura, Mm. ngo bitegura umubatizo, wenda wese mu mezi abiri cyangwa se mu mezi angahe, uwo mwiteguro w'umubatizo nabo barawugira. None ibyo ntabwo ari byiza kuba wamenyesha umuntu impamvu agiye kubatizwa, ibyo agiye kwizera. Abagorozi Yego. mbere yuko babatiza umuntu ntabwo byamaze bamubwiriza ngo twizera bino, Yesu ni iki n'iki n'iki, bakabona kumubatiza. Bwa mbere ntabwo twagusanga mu isoko ngo tukubatize. Mm. Oya, ntabwo byashoboka. Ntabwo twagusanga ahantu uri mu nzira ngo tukubatize. Oya. Ahubwo iyo dusomye ijambo ry'Imana dusanga ko bwa mbere igihe Yohana yabaga mu butayu, abantu baramusanga ngo ngatubatize, Mm. akababatiza ako kanya. Abanje yababwiriza ngo mwabana b'inshiramwe, ninde wabwiye ngo muhungu mushingiye kuzatera? Baraza barabatizwa, arababatiza. Nta mezi yari ashize, nta gihe cyari gishize. Rero niyo mpamvu nta gihe cy'umwiteguro w'umubatizo ukwiye kubaho, kuko na Pawulo yabatije ba Koroneliyo, urabumvise ngo nabo mu rugo bose babatirizwa icyarimwe. Bakabyumva. Birumvikana. Niyo mpamvu rero umubatizo ntabwo usaba imyiteguro. Yego usaba kwigishwa, umuntu akajya mu mazi azi impamvu, Mm. ariko nta myiteguro y'amezi y'umwaka. Njyewe mbona ko abadivantisite mbona ko ntabwo mbese bashaka gutegereza amezi cyangwa iminsi ngahe, bashaka kumanza bamenyesha umuntu impamvu agiye kubatizwa mbere yuko bamubatiza. Ariko baba bashaka nyine ngo abantu bamanze buzure cyangwa biyongere, bafite igihe bazabatiza abantu. Ntabwo ari ukuvuga ngo bajya bategereza iyi minsi ngahe cyangwa amezi angahe kugira babatize umuntu. Niko njye mbibona. Oya, ni ukuvuga ngo ubusanzwe Mm. usibye ko ubu ngubu bari gutangira kwivugurura, reka mbyite ntyo. Mm. Ubundi hari icyo bita hari itsinda ryitwa ngo abitegura. Abitegura umubatizo aba ari itsinda bafitwe na pasiteri cyangwa se umukuru w'itorero, nubwo bagiye bahuza umukuru w'itorero na pasiteri bakabitandukanya kandi bihuye. Akaba hari igihe runaka cyagenwe kujya ajya kubwiriza cyangwa se kwigisha abo bitwa ngo ni abitegura. Mbere rero, kuko nanjye nabaye umudive igihe, usibye ko nari ndi muto kuko nakiri ubutumwa bw'abagorozi muri 2006 niho natangiye gusenga abagorozi. 2006 icyo gihe nigaga mu wa mbere segonderi. Ariko mbere yaho gato nari umudive, ku buryo muri icyo gice cyitwa ngo nabitegura nabizemo igihe gitoya. Igihe cyo kubatiza kitaragera, hanyuma mvamo. Ariko iryo tsinda ryitwa ngo nabitegura, abitegura babaho. Aho ubu ngubu batangiye kwivugurura, itsinda ry'abitegura rihoraho, rirabaho. Igihe cyagenwe babandi babatizwa bakavaho, bakongera bakakira abandi, bakongera bagatoza abandi, gutyo. Ariko aho mvuze ngo aho batangiye kwivugurura ho gatoya, kuko ubugozi bwatangiye kubageraho gato, nuko iyo bagize igiterane abihannye uwo munsi nabo barababatiza. Nigeze kubibona no mu nkambi aho twari dutuye, nigeze kubona hari igihe bigeze kugira amateraniro makuru cyangwa se amavuna, noneho abihannye muri aya materaniro nabo bakabatizwa. Ariko ubusanga ntabwo byabagaho mbere, ahubwo habagaho kubanza bajya mu
mu gice cyangwa se mu kundi ry'abitegura. Rero niyo mpamvu abo buburamutwe twavugaga ko n'umubatizo bahuye n'abadive, niho twavugaga tuti nabo bagira aho bita ngo nabitegura, kandi ijambo ry'Imana ritubwira neza ko umuntu wizeye akwiye kubatizwa nta kurazika ngo urebe iminsi, kuko haba intumwa zarabatije na Yohana nawe yabatije benshi atarinze yamara ukwezi cyangwa se amezi. Niyo mpamvu rero twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Birumvikana. Mbere yuko tugera ku musozo, nshaka kubaza iki kibazo. Yego. Abagorozi cyangwa abakristo basabwa iki kugira bazabone ijuru? Ni iki basabwa? Bwa mbere icyo basabwa cya mbere, turavuga ibintu bibiri. Twavuze mu gitabo cyitwa Yeremiya igice cya 7 umurongo ni uwa 3, aho bavuze iri jambo bavuga ngo nimugorora inzira zanyu. Reka mpere ku umurongo wa mbere avuga ngo ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti, hagarara mu irembo ry'inzu y'Uwiteka uharangurirwe iri jambo uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka ab'Iyuda mwese abanyura muri iri rembo bajya gusenga Uwiteka. 3, Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti, nimugorora inzira zanyu n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aha hantu. Ntimukiringire amagambo y'ibinyoma ngo muvuge muti urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka nguru. Kugira ngo umuntu azagira amaherezo meza, bwa mbere ni uko yagira ivugurura muri we. Ivugurura ni iki? Ubundi ijambo ry'Imana tubwira neza ko ivugurura ni ukongera kubyarwa bundi bushya. Ibya kera ibibi ukabyikuramo. Uwari umusinzi akaba umuntu wirinda, uwari umusambanyi akaba umuntu wirinda, uwari umwibona akaba umuntu wicisha bugufi. Ibyo niyo havuze ngo ni uguhinduka mushya, nicyo bita ngo ni ivugurura. Noneho ibyo uri kwigisha akaba ari nako umeze nawe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira neza ngo uvuga ukuri nk'uko kuri mu mutima we, mu gitabo cyitwa Zaburi igice cya 15. Noneho niyo mpamvu ahangaha bavuze ngo nimugorore inzira zanyu. Bwa mbere kugorora ni imyitwarire, amahame Imana yavuze ukayakurikirana ukayakurikiza, nibwo wazagira amaherezo meza. Wamara kuyakurikiza ayo mahame Imana yatanze rero, aricyo bita ngo ni ubugorozi. Kugaruka ku kibazo cy'intumwa n'abahanuzi, ariyo ya mahame twavugaga, haba amategeko yose ukayakurikiza, niho wazagira amaherezo meza. Noneho nivugurura naryo, noneho ukuri kubwiriza akaba ari nako nawe umeze. Uko wagiye gusenga nubwo utabwiriza ukabwirizwa, ibyo wigishijwe ukabishyira mu bikorwa. Ntibavuze ngo nivugurura n'ubugorozi, ni uguhinduka, ni ukugorora inzira ukagorora n'ingeso. Noneho niyo mpamvu mu gitabo cyitwa noneho Yesaya igice ni icya 8 umurongo wa 35, niho bavuze ngo, niho bavuze aya magambo. Noneho hanyuma tugasoreza kuri ka kajambo uvuze, tugasorezaho ki uburyo umuntu yazagera mu ijuru. Mu gitabo cya Yesaya igice ni cya 35 umurongo wa 8 bavuze ngo, kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa iyo kwera, abanduye imitamo ntibazayicamo, ahubwo izaba ya babandi, abagenzi naho baba barabaswa ntabwo bazayiyoba. Ariko ijambo nakeneye cyane baravuze ngo izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntabwo bazayinyuramo. Rero kugira ngo umugorozi azagereyo, kandi si umugorozi gusa ahubwo ni buri wese, kuko ijambo ry'Imana tubwira neza ko umugabo akwiye kwizera ku giti cye, umugore akizera ku giti cye, umwana akizera ku giti cye. Nta muvandimwe, nta muturanyi, nta mubyeyi uzakujyana mu ijuru. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuzwe, umuntu agomba kuryakira ku giti cye, akaryemera ku giti cye, rikamuhindura ku giti cye. Niyo bavuze noneho ngo izitwiye babandi, abanduye imitima ntibazayicamo. Kugira ngo umuntu azagere mu ijuru rero ngo azagira amaherezo meza, nuko
ibyaha byo mu mitima yacu tugomba kubikuramo niho twazagira amazu meza. Noneho akanyuma kuri byo mu gitabo cyitwa Zaburi igice ni icya 18 niho bavuze Zaburi igice cya 15 murambabarira igice cya 15 niho bavuze ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera, nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, niwe uzagera ameza meza. Amen. Yego. Murakoze cyane. Nkeka ni byinshi dufite, ni ibibazo byinshi dufite, ariko tuzabigarura mu gice cya kabiri. Nta kibazo, murakoze. Wakoze cyane, Imana ikongere umugisha. Nawe urakoze. Ndagusaba tena gusenga niba nta kibazo. Iyo nta kibazo twari rwose. Yego. Senge. Data wera udukunda, utuye aherengeye ho mu ijuru, tugushimiye ko waturinze turacyahumeka umwuka w'abazima, izina ryawe ryerahabwa icyubahiro. Uyu muvandimwe tumusaye umugisha kuko yitupfuje ko tuza tukaganira muri kino kiganiro kigufi tumaze kugirana, kandi wigaragaje uhabwa icyubahiro. Ukomeze umwete, umukomereze akanyabugabo, kandi ijambo ryawe rivugiwe mu matwi yacu rigira umwanya imitima yacu, abazakurikirana abazabyumva uzabahe guhitamo neza, uduhe kwita ku iherezo ryacu kuko niho umunyabwenge agaragarira. Ubuzima bwacu ni ubw'uyu munsi gusa, uduhe kwita ku iherezo ryacu tuzagira amazu meza dushime neza yawe. Ujye uduha kumvira ijambo ryawe, ujye uduha kurigenderamo, ujye uduha guhinduka none n'iteka ryose mu izina rya Yesu.